Agafilime kacu k'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe tugatangiriye muri ofisi y'ahantu runaka. Hari umubosi wari urimo gushaka umukozi wo kugira ngo akorane nawe muri timu ye. Gusa kari kabaye agatereranzambe kubera yuko kubona umukozi rwose byari byagoranye, hahandi yifashishije uburyo budasanzwe kugira ngo abashe kubona umukozi wa nyawe. Ese uburyo ntabwo wirirwa uzuyaza. Ati kubera ko nyine n'ubundi ubuze ikintu kikujyanye. Ati reba nanjye dore hano uyu ni wo munsi wanjye. Ati ubwo rero nawe nyine bidatinze baraba bagushyize ku rutonde rw'igihe uzajya ugira kwa iyo nza kutabona kano kazi byari kugenda gute. Umugore yarambwiye ati rero sheri wanjye rwose nyine ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima. Ati gusa ku ruhande rwacu ntagiye muri rusange rwose byari kuba bibabaje cyane kubera ko nyine urabona ndatwite kandi ndi hafi kubyara. Ati rero urabyumva nyine dukeneye amafaranga menshi ahagije yo kugira ngo twitegure umwana wacu mwiza cyane turi hafi kubona. Ati ariko ibyo ngibyo nanone ntubitindeho rwose mugabo wanjye mwiza. Ati kubera yuko nyuma y'ibyo byose cyangwa se niyo bitaboneka ubuzima burakomeza, nyine Imana ari guca n'inzira tukabona n'ahandi hantu dukura cyangwa se tukagira uburyo bundi tubikemuramo. Umugabo disi yarebye umugore we inama na James, nyine byabaye nkaho uno bosi yatanze uno Jacques kubera yuko Jacques we yari yazanye lettre rwose bisa nkaho agiye gusezera mu kazi. Nta kindi cyabaye rero yahise atangira guhisha ya lettre inyuma ye kugira ngo bosi atanayibona, ariko atega amatwi ibyo bosi akomeza kumubwira. Ati rero iyo nama nari mfitanye na James byabaye ngombwa yuko yaba isubitswe cyangwa se itari busubikwe bitewe n'amahitamo yawe. Ati kubera ko rwose uyu munsi James ntago ari bubashe kuboneka hano mu kazi, hari ibindi bintu twamwoherejeho. Ati rero ubu ngubu niyo mpamvu nyine ndi kugira ngo promotion nyine ku buryo uri buhite usimbura nyine James. Ati none se urabyumva uti? Ati nimba wumva nta kintu bigutwaye rero uze kuza rwose iyo nama tuze kuyikorana. Noneho ibirenze ibyo ngibyo rwose hano Jacques yahise afatana rwa rupapuro kubera kumva iyo propose, vuga ati mana yanjye ntago nakwizera yuko ubu ngubu ngiye guhembwa amafaranga y'akayabo agiye kuzahura umuryango wanjye. Hano nyirabuja yahise ambwira ati rwose ntago ari ukuvuga ngo ni amafaranga gusa, ati ahubwo ugiye guhembwa bikurenge. Ati kubera yuko rwose ubu ngubu twabibonye yuko uri umwizerwa 100%. Ati ubu rero rwose umushahara wawe tugiye kuwutumbagiza cyane ku buryo nawe rwose uzabasha gukora akazi neza wumva utuje kubera yuko n'umuryango wawe nawe uzaba urimo kwitabwaho. Ni nuko agafilime kacu kagenze rero, turabakunda cyane. Wowe utarakora subscribe banza ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no muri video zacu z'ubutaha.